Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Ese umuntu ashobora kwegera Imana mu buryo bwose buriho? Ese umuntu ashobora kugana Imana, ashobora kwegera Imana mu nzira iyo ari yo yose? Imana tutabona n'amaso yacu ariko ayibonekera mu byo yaremye, uretse no kuba yaraserutse muri Yesu Kristo. Ese uburyo bwose umuntu yabona bwamugeza ku Mana? Niryo jambo dushaka kwiga uyu munsi, cyane cyane no kugira ngo mwebwe mube ekipe kumenya ukwizera kwanyu ko ari ukuri n'ibyiringiro mufite ko ari iby'ukuri, bitume mutajegajega mu guhamya kwanyu. Tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere were ku murongo wa 43 ugeze kuri 51. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari w'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Nataniyeli, aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Nataniyeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Nataniyeli aza aho ari, amuvugaho ati dore Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Nataniyeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara, ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Nataniyeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Amen. Uyu murongo wa 51 nashaka awusubiremo Flora, hanyuma ufate kuko niho turi buhagarareho. Kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse. Muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Amen. Umviriza. Et il lui dit en vérité, ni Yesu abwira Nathanaël, c'est bien. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Kugeza woni sawa. Muzabona ijuru rikingutse. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Muzabona abamarayika ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka ku Mwana w'umuntu, bamanuka ku Mwana w'umuntu. Ese ibyo birumvikana? Umwana w'umuntu ninde? Ni Yesu. Ngo abamarayika bamanukiraho birumvikana ibyo? Ese urumva meaning? Urumva sense yabyo? Tuzabe abantu b'abanyakuri. Urabyumva koko? Furasubiramo. Umvise uko twakosoye? Kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bamanuka bavuye ku Mwana w'umuntu bamanuka. Monter et descendre. Bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bamanuka bajya ku Mwana w'umuntu. Monter et descendre. Mwabyumvise? Nuvuga ngo Umwana w'umuntu araho ni Yesu. Ngo ijuru rizakinguka, ngo mubone abamarayika b'Imana
bazamuka kuri we banamanuka kuri we. Bibiliya ku batayizi niyo bashobora kuvuga ngo hari ibintu bidasobanutse, ariko Imana kuko ijambo ryayo ari ijambo rikwiye kwizerwa 100%, Imana mu bwenge bwayo buri hantu adasobanutse hari ahandi hasobanura. Tujye mu itangiriro 28 ku murongo wa 10 guza kuri 22. Nashaka kubabwira context y'ibyo dushaka dusome. Amen, amen. Isaka yagize abana bangahe? Bangahe? Babiri, Esau na Yakobo. Amategeko avuga ko umukuru niwe kuba samuragwa. Samuragwa icyo ari cyo? Héritier, heir, uzaragwa. Ariko byarahindutse, umuto ari we Yakobo amutwara umugisha wo kuba samuragwa. Ibyo murabizi. Hanyuma Esau yubaka muri we urwango kuri murumuna we. Noneho igihe kiragera, ise Isaka abwira Yakobo ati rero ntuzashake abakobwa b'abanyakananikazi. Sous-entendu, mu yandi magambo, ntukore nka mukuru wawe, kuko Esau yagiye gushaka mu banyakanani. Kandi ibyo byababaje ise na nyina, sibo gusa byababaje n'Imana, kuko Imana yavuze ko batakwiye kubajyamo kugira ngo ntibazabakurure mu bigwamana byabo. Noneho Isa aramubwira ati rero genda aho nyoko aturuka. Amen. Hariya ni uzashaka umugeni kwa musaza wa nyoko yitwa Laban. Hano Yakobo rero atangira urugendo ahunga mukuru we, kandi agiye nkuko ise yayimubwiye. Ubu rero ari mu rugendo rero. Context mwayumvise? Amen, amen. Reka dukomeze rero. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi, abona urwego eshel. Amen. Abona urwego ruriya bazamukiraho. Nishaka kujya gukura hariya imicafu, shiraho urwego hano bazamuka, sibyo? Abona urwego. Abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Urwego ruva hano ku isi rugera mu ijuru. Mwigeze murubona urwego? Abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Abamarayika b'Imana bakamanukira kuri urwo rwego bava he? Mu ijuru, kuko rugera mu ijuru. Ngo bakanaruzamukiraho basubira he? Mu ijuru. Nibirarangira. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Ruva uriya rwego ruvuye hano ku isi, ariho Yakobo aryamye yarushye mu rugendo rwe, rukagera ku ijuru, aho rugarukira ngo niho Imana ihagaze. Ninde yakurikiye? Amuka. Abantu bose bahuye na Yesu n'ijambo rya Yesu, abagiye bahaga umugisha na Yesu, n'abantu imitima yabo yarespondinze ku ijambo rya Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ariko iyo umwumva gusa ukaba indifferent, nawe Yesu yarakomezaga. Nuvuga ngo umugisha w'Imana uturuka kuri wowe uko wifata ku ijambo ry'Imana. Attitude yawe y'imbere ku ijambo ry'Imana ni determina nimba uhaga umugisha, nimba witahira uko waje. Kandi iyo umuntu ataje uko aje birababaje, kuko abatakaje igihe kitazongera kugaruka. Okay? Amen. Haleluya. Reka dukomeze. Mubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, urubyaro rwawe ruzaho. Okay. Muze kubisoma mu rugo. Icyo nashaka kubabwira, mwumvise ko Yakobo yeretswe
urwego ruva ku isi rukagera ku ijuru. Ku iherezo ry'urwo rwego Imana nihagaze ku mutwe w'urwego. Niho Imana yavuganiye rero na Yakobo. Wabizi? Ariko ryo batubwiye ngo abamarayika b'Imana ngo urwo rwego ngo nirwo bazamukiraho bakamanukiraho. Wabizi? Ese Yakobo urwo rwego yarose rwasobanura iki? Meaning yarwo ni mwibuke ko Yakobo yari umuhanuzi. Wabizi? Ndashaka maze mu byumve. Yakobo ni mwene Isaka, Isaka mwene Abrahamu. Abrahamu yari umuhanuzi, Isaka yari umuhanuzi, na Yakobo yari umuhanuzi. Tukivuga kugira ngo tubafashe vuba tubafashe. Amen. Turano kugira ngo dufashanye, sibyo? Mumfashe kwakira nanjye mbafashe guhabwa. Soma Itangiriro 20 ku murongo wa mbere kugeza kuri murongo wa 11. Aburahamu ava yagenda yerekeje Negebu, atura hagati y'Ikadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira tumeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati mwami wakwisha ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe si we wavuze ati ni mushiki wanjye, n'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana imusubiriza mu nzozi iti koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kunshumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama. Ariko nutamusubiza umenye yuko utazabura gupfa nawe bose. Amen. Ushaka wakomeza. Haleluya. Imana yise Abrahamu umuhanuzi. Haleluya. Kubera iki? Kuko Abrahamu yarahetse amasezerano y'Imana. Amen. Haleluya. Yarabitse amagambo y'Imana ku mahanga. Nuvuga ngo Abrahamu yari afite umuhamagaro w'umuhanuzi, kandi amavuta ya Abrahamu niyo yagiye kuri Isaka. Isaka nawe agatransmeta ibiva kuri Abrahamu akabihaya Yakobo. Amen. Vuba kugira ngo dufashanye. Okay? Itangiriro kandi tugende kuri mu bice cya 29 umurongo wa 8:12. Turaza kumva Yakobo umuhanuzi atanga ubuhanuzi ku bana be, ariko nashaka gufata gusa umwana umwe yitwa Yuda. Ariko yahanuriye abana be bose ibizababaho, abazabakomokaho ibizababaho kugeza ku iherezo. Okay. Dufate Yuda kubera ko umwami wacu akomoka mu muryango wa Yuda. Yuda, bene se bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni ntari warahanura se? Ari warahanura? Amen. Uwo ninde? Yakobo ari warahanurira buri mwana we wese. Ariko hano nahisemo gusa umwe kuko nta mwanya dufite, nahisemo Yuda. Yuda ni icyana cy'intare. Yesu niwe ntare w'umuryango wa Yuda. Urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo, yunamye abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore. Yakobo mu buhanuzi arabona mu bana be ko Yuda ari intare, kuko arahanura ko Mesiya azakomoka muri Yuda. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda. Nushaka kugarukiraho. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, kuko Yuda niwe azatanga Mesiya, kandi Mesiya ubutware buri ku bitugu bye. Ibi byose nukugira ngo kwizera kwawe ni kuzabe kwizera kwa rupigapiga. Mugo muti kwa rupigapiga. Kwizera gushize imizi ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Amen. None rero nkurikira rero. Tumvise ko Yesu yabwiye Natanayeli
aramubwira ko Filipo mutarahura atarakubwira yuko uwo Mose yahanuye yabonetse, jewe nakubonye uri munsi ya cya giti. Aho Yesu ariho arabwira Natanayeli ko amuzi, kuko yaramubwiye ati nguyu umwisirayeli atari mu buriganya. Natanayeli yumvise ko Yesu amuzi, aratangara, ahita yemera ati koko ni wewe Mesiya. Hanyuma Yesu aravuga ngo utangajwe nuko nakubwiye ko nakubonye, Filipo ataraza kukubwira ko Mesiya yabonetse. Ngo muzabona n'ibiruta ibyo, muzabona abamarayika b'Imana bazamuka ku mwana w'umuntu. Nimwibaze ko ako kanya bumvise ibyo ari byo. Uko Yesu rero aravuga ijambo ry'ubuhanuzi n'imvugo yo mu mwuka, ariho aravuga iby'umuhanuzi Yakobo mwene Isaka mwene Abrahamu yahanuye. Yakobo yabonye Yesu nk'urwego. Piga amakofi ko Bwana Yesu. Haleluya. Imyaka hafi 2000 mbere ko Yesu avuga ayo magambo ayabwire Natanayeli ari muri Yohana igice mbere ku 51, imyaka 2000 Yesu ataraza, Yakobo yamubonye Yesu nk'urwego. Ruriya rwego yarose akabona, nago tuwe twabyita inzozi, ni revelation, ni guhishukirwa. Yahishuriwe mu mwuka igihe Yesu azaza imyaka 2000 hafi iri imbere, ko Yesu azaza kuba urwego. Yesu aravuga ibyo Yakobo yahanuye kuri we. Uko Yakobo ngo yabonye urwego ruhuza isi n'ijuru, Imana ikabiri ku gasongero karwo aho rugarukira mu ijuru. Ni Imana yavugiye iha Yakobo amasezerano. Hanyuma ngo buri bamarayika bazamuka bamanuka. None Yesu yavuze ngo abamarayika ngo bazamuka kuri we. Iyo utagiye hariya ntumenye ibyo yavugaga. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje kuba umuhuza w'ijuru n'isi. Hari inzego zitandukanye mu isi zizeza abantu ko zibageza mu ijuru. Kurikira. Hari inzego mu isi zitandukanye zizeza abantu yuko zabageza ku Mana aho yiri, kugira ngo Imana ibatabare, Imana yumve ibyabo, Imana ibagirire imbabazi, Imana ivugane nabo. Hari urwego rwitwa idini. Idini riyizeza abantu ko ribajyana ku Mana, nk'uko amadini ari ku isi yamyeho azahoraho n'umubare wayo utabarika. Izo ni inzego, ariko yo navuga ko ni inzego ngufi cyane, nubwo bazishinga ku isi zigarukira hano hafi aha, ntabwo zagera aho Imana iri. Ce sont des petites échelles, des naines d'échelle, ni uturwego duto. Iri dini, ye mfite idini ryanjye, wowe ufite akwego gato, ntabwo kakugeza hariya mu ijuru, ni kure. Aho Imana iri ni kure. Imana yavuze ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko nanjye ibitekerezo byanjye n'inzira zanjye ziri kure cyane y'izanyu. Ntabwo twebwe twayigeraho ubwacu, nubwo twakwihimbira imisengere runaka, nubwo twakwihimbira uburyo runaka bwo gukorera Imana no gushaka Imana. Ni inzego ngufi. Idini uko ryitwa kose ni urwego ruto, rushinze ku isi yego, ariko nagerageza kuzamuka noneho ntirubageze aho Imana iri. Hari inzego zitwa filozofi, ubwenge bw'abantu. Abantu bakajya muri filozofi, akaba ariyo ibaha ibyiringiro by'ukuntu babaho kuri iyi si. Cyane cyane mu bihugu by'uburengerazuba niho abantu basimbuza Imana filozofi zabo kandi bakazirata, ngo moi je suis épicurien, cyangwa je suis stoïcien, cyangwa bakita abandi ba filozofe. Ngo ubwo bwenge bunyereka yuko nta Mana iriho, nta Mana nkereye.
yaba idini ni urwego rutagera ku Mana, ni rugufi cyane, ku Imana iri kure cyane. Haleluya. Kuva aho umuntu yaguye ku cyaha, hagati ye n'Imana hariho intera nini cyane, adashobora ubwe kuyitera ngo agere ku Mana. Yaba idini ni urwego ruto rutagera hariya, yaba filozofi ubwenge runaka ni urwego ruto, yaba tekinoloji twirata muri iki gihe ni urwego ruto. Buri kintu cyose wumva ko cyakugeza kumenya Imana cyangwa kumenya ukuri ku by'Imana ni urwego rutakugezayo. Izo nzego zose ntizigerayo. Yewe na Judaisme, idini ry'Abayuda, ntirigerayo. Yesu niwe rwego rufite uburebure ruva hano ku isi rukagera hari Imana yi. Yakobo ngo yabonye Imana ihagaze kuri urwo rwego, rukava ku birenge byayo rukagera ku isi. Aho niho yavuganiye na Yakobo. Iyo rutaba urwo rwego, Yakobo ntabwo yari kumva Imana. Nunyura mu idini ntabwo uzahura n'Imana, uzahura n'ibyitwa Imana bitari Imana. Nunyura mu by'ubwenge uzahura n'ibindi ntabwo ari Imana. Yesu niwe urwego ruva ku isi rukazamuka rukagera aho Imana iri uko haresha kose. Hano Yesu yari yarabwiye Natanayeli yuko ni muri we abantu bazamukiraho, bakazamura amasengesho yabo, bakazamura ibyifuzo byabo. Iyo binyuze muri we, urwo rwego ruheruka rukugejeje aho Imana ituriye, aho Imana iri. Ni ibintu bibiri nshaka kuvuga kuri urwo rwego. Icya mbere, Yesu ni urwego ruva ku isi rugahuza isi n'ijuru, aho Imana iri, Imana rurema. Aho niho Imana ivuganira nawe iyo binyuze kuri urwo rwego. Aho niho ibiri ku isi bizamuka bikayigeraho. Aho niho Imana inyuza noneho ibisubizo byayo biva mu ijuru. Ikindi cya kabiri, yavuze abamarayika ngo ni kuri we bazamuka bakamanuka bava mu ijuru. Yashatse kuvuga iki? Mbiriza, yashaka kuvuga le ministère des anges. Nuvuga ngo abamarayika ibyo bakora byose ku neza yawe, basohoza iby'Imana yabatumye gukora, ni muri Yesu Kristo. Amen. Nindashaka intervention y'abamarayika. Nta yindi banyuramo, bamanukira kuri rwa rwego. Amen. Amen. Mwami, murikire. Mwami cyangwa Mana, urabona izi ntambara ndimo, ibi bibazo ndimo. Uwo ni umukristo. Ibibazo ndimo, ingorane ndimo, ibi byose bingose, ibi byose binsikamiye. Tabara Mwami, tabara Mwami, mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo amen, hari abamarayika bazamura izo prayer requests kuri rwa rwego bakageza aho Imana iri. Hanyuma Imana ikavuga ati rero dore ibyo mukwiye kugenda gukora ku buriya mwana wanjye. Bakavana hano ibyawe bakabigeza mu ijuru, hanyuma bakavana mu ijuru isubizo, ubutabazi bwihuse bukamanuka kuri wowe. Nta handi abamarayika bakorera atari muri Yesu Kristo. Urwo rwego nirwo Imana yakiriraho ibituruka muri iyi si, ikamanura ibituruka kuri yo. Mu Gifaransa navuga ngo les cieux exaucent la terre parce qu'il y a une échelle qui relie la terre et le ciel. Nuvuga ngo ijuru risubiza isi ibiva ku Mana kubera yuko hari urwego Imana ubwayo yishiriyeho. Nta muntu yashizeho urwo rwego
Yakobo yarubonye gusa rushinze, ntigeze abona uwarushizeho. Ariko Bibiliya yamaze kutubwira ngo Imana ubwayo niyo yarushizeho. Uyu munsi umenye Yesu nk'urwego. Uyu munsi umenye Yesu nk'urwego. Ibyo bifitiye ingaruka. Bifitiye ingaruka yo kukubwira ngo bwa bundi sinzahore niheba nkarwana n'ibibazo bindusha imbaraga. Hari urwego ruri muri jye rugera ku ijuru. Akazi kanjye no kuvuga ngo akira mwami, akira mwami. Hari abamarayika bariho serivisi yanjye kugira ngo bafate. Haleluya. Ibyo byose nshaka kubwira Imana babyihutishe, bazamuke rwa rwego, bagere aho Imana iri ku gasongero karwo, hanyuma Imana ikabirika batuma ngo nimugende musubize mutya. Igihe cyose twatabaje Imana tukabona Imana ikora, nukubera ko hari urwego rushinzwe hano rugera mu ijuru. Niyo mpamvu kubera kubura revelation, kubera kubura guhishukirwa, abantu ntabwo basenga nkuko bikwiriye. Iyo ni privilege ikomeye yo kumenya ko Imana yashize urwego kugira ngo wowe uhuzwe nayo, ibyawe bigere kuri yo, n'ibyayo bikugereho. Yesu Kristo rero umumenye ko ari we rwego ruhuza isi n'ingorane zayo n'ijuru rifite ibisubizo by'isi. Ibibazo ufite none birashobora kuzamuka bikayigeraho, birashobora kuzamuka bigagera kuri yo, kuko iri hariya hejuru aho urwo rwego ruri. Nawe uraha. Hari abakozi bawe bitwa abamarayika bategereje ko bazamura ibyawe bakamanura ibyayo. Na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni jyewe nzira, ntawe ugera kuri yo atanyuze kuri jyewe. Iryo jambo c'est pour expliciter l'échelle. Yavuze ngo ni jyewe nzira. I am the way. C'est moi le chemin. Ni jyewe nzira, ntawe ugera ku Mana atanyuze muri jyewe. Iryo ni ijambo rihishura ko ari we rwego ruhuza umuntu n'Imana. Paulo yandika Timoteyo ngo hari Imana imwe rukumbi n'umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu, nawe yabaye umuntu ni Yesu Kristo. Murumva rero ko amadini n'utwego duto, ntago tugerayo. N'ubwenge bwose bwo kwisi n'utwego duto, urwego ni rumwe. Yesu hano yahamije ibyo Yakobo yeretswe, ngo igihe kirageze muzabona ibihambaye, abamarayika b'Imana bamanuka bazamuka ku Mwana w'umuntu. Bivuga ngo ni jyewe nje kubahuza n'Imana nzima, ni jyewe nze kuba umuhuza wawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo nunyura muri jyewe n'Imana nzima muri buhure. Imana ihabwe icyubahiro. Murazi ko biri tubwira ngo Yesu udukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura kuba ubwami bw'abatambyi. Umutambyi ahuza Imana n'abanyabyaha, ahuza Imana n'abantu. Umutambyi n'umu intercesseur, ari hagati y'impande ebyiri. Sibyo? None Yesu niwe ari hagati yacu n'Imana. Natwe muri Yesu, haleluya, haleluya, turahuza abantu bari ku isi niyo Mana kugira ngo ibagirire neza. Iyo dupfukamye dusenga turi muri Yesu, turamanura iby'Imana kuri iyi si, tukazamura ingorane z'isi kuri iyo Mana. Ni bande bamaze gusengera ibintu bakabibona mu izina rya Yesu? Oya, uzahura n'abandi ngo basenze mu izina rya Petero ngo barabibona. No, ari ibintu bikoreka gusa ko bikwiye gukoreka, ariko ibisubizo by'Imana nzima binyura muri urwo rwego. Ibitanyuze muri urwo rwego ntabwo ari ibyayo. Kandi ntabwo bitangaje ngo na Satani nawe yihindura marayika w'umucyo
kandi ari marayika w'umwijima. Uyu munsi rero iyi ni inkuru nziza. Ntabwo Imana yagumye mu ijuru ngo iduterane muri iyi si turwane n'ingorane zacu hanyuma dusaze turware dusaze dupfe. Imana yakunze cyane abari mu isi bituma Imana urwego rwayo Yesu Kristo kugira ngo rubahuze nayo. Igihe cyose dupfukamye mu izina rya Yesu urwo rwego ruba ruratangiye gukora akazi. Mana urabona kanaka ararwaye ari mu ngoranizi, mugire neza mugenderere. Uriho uraha marayika za kori, uriho urashira kuri posita y'Imana, uraha marayika y'Imana. Abamarayika y'Imana ni DHL y'Imana. Haleluya. Abamarayika b'Imana ni FedEx y'Imana. Ururaha ubutumwa bazamura ku Mana, kandi Imana ntabwo yirengagija ibinyuze ku urwo rwego. Hanyuma wicuke kumenya ukibati Imana ndagushima yuko ubutumwa bakugezeho, kandi amaso yanjye azabona ibisubizo biva mu ijuru, kubera yuko Yakobo wamweretse yuko abamarayika baramanuka bakazamuka kuri urwo rwego bava mu isi bagana mu ijuru, bava mu ijuru bamanuka muri iyi si. Imana ihabwa icyubahiro. Urwo rwego rurakora muri uyu mwanya niyo ndavuga. Urwo rwego ntabwo Imana yaruvanyeho. Urwo rwego ruracyahagaze, rumaze imyaka 2000 ruhagaze. Haleluya. Urwo rwego rurahagaze. Urwo rwego rwashinzwe ku gasozi k'i Yerusalemu, hanze ya Yerusalemu, ku gasozi kitwa Golgota, agasozi kitwa Nyirigihanga, gafite ishusho y'igihanga cy'umuntu gasozi. Hari Golgota ni urwo rwego rwashinzwe. Iyo ugeze Golgota, haleluya, haleluya, ibintu byose ukeneye bihita bizamuka kuri urwo rwego. Hanyuma igisubizo kava mu ijuru kikamanuka kuri urwo rwego. Umusaraba wa Yesu Kristo washinze urwego ruva muri iyi si rukagera ku Mana. Ntushobora kwegera Imana unyuze ahandi. Ibindi byose ni inzego zitakugeza ariho hose. Urwo rwego rwonyine niko rukwizeza ko Imana ikumva kandi Imana igasubiza. Uyu mwanya rero reka kuvunika n'ibikuvuna, reka guhangayika n'umutima wawe. Hari urwego Yesu yashinze, ubwe niwe rwego. Uyu munsi mu izina rya Yesu urashobora kuvugana n'Imana. Imana yakuremye, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye ibintu byose. Urashobora kuvugana nayo binyuze muri Yesu Kristo. Si ibyo gusa, urashobora no kuvuganira n'abandi binyuze muri Yesu Kristo. Haleluya. None ndashaka kurangiza. Imana yari irakora iki hejuru y'urwo rwego hariya au sommet de l'échelle? Yari irakora iki? Yarabwiye Yakobo, iramubwira ibyo yabwiye Abrahamu na Isaka. Kandi ibyo yabwiye Abrahamu na Isaka n'amahanga bifitemo uruhare. Ni muri we amahanga azahabwa umugisha. Nuvuga ngo Imana iri hejuru y'urwego aho rugarukira, itegereje yuko hagira abantu bazamura ibibazo by'isi, kuko Imana irababara ibonye ibibazo abantu bahanganye nabyo. Iyo abantu bafite umudendezo, Satani yambuye umudendezo. Iyo abantu barwana n'ibibazo bitandukanye, indwara zidashira, bakarwana n'ubukene budashira, bakarwana n'urugomo n'ibindi byaha bitandukanye, Imana birayibabaza, kuko ntabwo ari icyo yari yagambiriye kuri iyi si. Imana yagambiriye ko isi yuzuramo icyubahiro cy'ubwiza bwayo, ariko mu mwanya w'ubwiza bw'Imana huzuyemo umwijima w'ibyaha. Imana rero irashaka abantu bahishurirwa ko hari urwego yashinze kugira ngo bazamure ingorane z'isi, Imana izikemure. Ariko ni bangahe bakoresha iyo privilege yo kumenya ko muri Yesu niho hari urwego rw'Imana, aho Imana itegereje yuko hagira umuntu atakambira isi, atakambira abantu,
kugira ngo Imana izane ibisubizo. Twese nitumenye iri banga tugatangira gufata seriously kuri urwo rwego ruhari ku bwacu, twabona byinshi bihinduka, twasingana kwizera, twabona umwijima uhunga ibihugu, twabona imiryango myinshi bohoka, kuko urwo rwego ntabwo rwashiriho ikindi, ni kugira ngo abamarayika b'Imana begizese ministere yabo. Kandi ministere y'abamarayika b'Imana ni ugukora ubushake bw'Imana kuri isi. Haleluya. Kandi ubushake bw'Imana kuri isi ni ineza y'umwana w'umuntu. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ni bande bizera ko ijambo ry'Imana ari ukuri? Murabona ko Yesu yahamije iyerekwa ryande rya Yakobo, sibyo? Mwumvise hano ko abamarayika ce sont des ministres de Dieu. Abaministre c'est kuvuga ngo abambara amakositime. D'ailleurs ministre c'est kuvuga umunyacyubahiro. Ministre veut dire umukozi, serviteur. Je suis ton ministre. Nuvuga ngo ndi umukozi wawe. Ariko twengo dukora umunsi mukuru, muziko wanko yabaye ministry. Hekada garuka muri etymologie. Garuti ahubwo umubiri wanko wabaye umugaragu wanjye rero. Wayumvise? Ni kuvuga ngo ministre ni umukozi. Natwe bibiri twita ministre. Mwabizi? Nous sommes les ministres de la parole. Turaba ministre bijambo. Turabakozi bijambo. Ministre ni kuvuga umukozi. Turabakozi bijambo. Amen. Abamarayika rero naba ministre b'Imana kugira ngo badukorere twebwe. Wayumvise? None ngo bari hano ku isi bategereje kuba ibyo bazamukana. Urabacereje. Bategereje ko ubaha ibyo bazamukana. Bategereje ko ubaha ibyuriye babizamukane. Gira ukwizera. Tangira usenge. Tangira ubahe. Babwira ingorane zuriya. Babwira ingorane zawe. Cyangwa tanga amashimwe. Ntabwo babwira abamarayika, bo barabikora n'ikazi kabo. Wowe wibwira Imana, hanyuma Imana inzira ikoresha nuko abo bakora akazi kabo. Abamarayika ni tubasenga, ntabwo tubaramya. N'abamarayika ntabwo ari bo tubwira, ahubwo tubwira Imana nimenya abakozi ikoresha. Abamarayika n'abakozi b'Imana. Soma Abaheburayo 1:14 hanyuma turangize. Abaheburayo 1:14 turangize. On ne prie pas les anges. Mwabyumvise? Yohana marayika aramubwiye ngo sigaho ntupime kundamya. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Amen. Amen. Ngo abamarayika ngo ni imyuka, niyo mpamvu tutababona hano. Nago tubabona ngo tubasuhuze gutya ariko barahari. Amen. Abamarayika sont des esprits. Ni imyuka yagize gute? Yatumwe. Numva ko batumwe. Même moi je ne dis pas d'inventer, so mayo yanzariya. Abamarayika bose si imyuka iyikorera. Abamarayika bose ni imyuka iyikorera. Nuvuga ngo naba ministre. Muge muti naba ministre. Amen. Naba ministre b'Imana ngo bakore ubushake bwayo ku bana b'abantu. Amen. Itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Amen. Ni bande bazaragwa agakiza bari hano? Ni bande bazaragwa agakiza? Hari abatumwe kugukorera. Ese warubizi? Hari abatumwe kugukorera, ntabwo ari abanyantege nke. Abamarayika b'Imana n'imbaraga zabo ngo ni imyuka, niyo mpamvu tutababona, batumwe gukorera abazaragwa agakiza. Nuvuga ngo baje kugira ngo rwa rwego ushobore wowe kurubenefisiyaho. Baje kugira ngo muri Yesu bagukorere, bazamure ibyawe, bazamure ibyo ubwira Imana, bamanukane ibyo Imana ishaka ko bakora. C'est terrible ça. Les anges
ne sont-ils pas des esprits envoyés dans le monde pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Ngo abamarayika ni imyuka ikorera yatumwe mu isi kugira ngo ikorere abazaragwa agakiza. Hari abamarayika muri iyi si bene data, duprofite presence yaho. Imana ihabwa icyubahiro. Izere ko ijambo ry'Imana ritabesha. Barahari, baratumwe kugira ngo ruriya rwego bafite akazi gakomeye ko guma bagira gute, bamanuka bazamuka. Akosa akazi gakomeye. None se hari miles zingahe hagati y'aha n'Imana aho iri? Akazi kabo nukuza. Iyo rero mu kwisi nta kintu abantu babwira Imana kinyura kuri ya rwego, abamarayika ntago bazamuka, baguma. Iyo twicecekeye, okay, ntacyo tubwira Imana, on met les anges au chômage. Abamarayika baguma gutya, ntibazigera babuja. Mwabyumvise? Kuko ntabwo akazi kabo ari kuzamuka ku rwego, ntacyo batwaye. Ntabwo bakeneye gukora siporo. Ni wowe utuma bazamuka. Wewe wigeze ubona indege ya SN Brussels iva mu Bubiligi ikaza muri Kenya ntacyo ije gukora, ikava muri Kenya ikagenda? Nibaho vuga ngo izanye abapasaje ikizera ko iri buvaneyo abandi. Uko niko ukora navete. N'abamarayika rero, iyo tudafite ibyo tubwira Imana, abamarayika ntibabuja, bagumaho. Abantu gakubitika baraho. Babyumvise? Satani agatikura abantu baraho. Ingwara gakubita, Satani agasuka ingwara baraho. Ubutindi, ubukene, ibikiburgo mu bwicanye bya baraho. Ariko iyo hagize umuntu yahishuriwe ko ari urwego rwashizweho, agatera ati Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, gira icyo ukora kuri ibi, ufite ububasha bwo guhindura ibi, mbigusabye mu izina rya Yesu. Imana itimenya ko wahishuriwe ibanga ko yamanuye urwego. Ako kanya abamarayika bari hano ubahaye akazi bahita bavuduka kuri rwa rwego, bagatwara request hariya, bagatwara icyo wasabye, hanyuma Imana igahita bamanura ati nimugende musubize, bakamanukana igisubizo. Ndarangije rero, menya ko abamarayika bahari ku bwawe kugira ngo ubatume batumike kandi bavane mu ijuru igisubizo cy'Imana. Nawe ubundi Yesu ntiyari kuvuga ngo muzabona abamarayika bamanuka ku mwana w'umuntu bazamuka ku mwana w'umuntu. Nuko bazegeza ministère à notre faveur. Reka nanzure, ntuzasenge marayika uzaba ukoze sakirirego. Marayika ntabwo bamusenga, Imana niyo isengwa. Mwabyumvise? Wenda vuba kugira ngo twuzuze ibikwiye kuzura, nyuma tutangire tuhereza abamarayika kuri rwa rwego. Barategereje kariya karwara kamaze iminsi kagutikura, barategereje ngo bakavudukane mu ijuru bajye kukarega, hanyuma Imana izane healing yihuta. Ibyasho hana 22. Abantu bibaza ngo ni inkuru gusa zishushye gusa. Kada aya n'amagambo y'ukuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Je mbabwira nahaye akazi abamarayika atari kamwe atari kabiri, akazi utuzi ahubwo nkabona koko urwego rurakora, rurahari. Vuba. Ibyasho hana 22. Amen. Haleluya. Umurongo wa 8 eze ku murongo wa 9 wumva ibyo marayika yabwiye Yohana. Jewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Umva ikosa yashatse gukora kubera presence ya marayika,
iba iremereye ifite ubwiza bw'Imana. Umurebye nawe automatiquement usanga waguye hasi kubera ubwiza afite. Dore marayika ko yamushubije. ariko arambwira ati reka mukiro ngo sigaho ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo. Imana abariyuramya. Rero nimumva ubutumwa bw'uno munsi, hanyuma mugende mwibaza ko abamarayika bakwiye kuramwa. No, twababwiye ko n'abagaragu b'Imana batumwe gukorera twebwe abazaragwa agakiza. Ntabwo ariho tubwira twebwe tubwira Imana mu izina rya Yesu, hanyuma Imana yaduhishuriye mekanizme binyuramo. Mekanizme ntabwo ari cyo gisubizo, ni inzira binyuramo. Haleluya. Concrètement, praxis, muruka praxis. Tuvuge wowe ufite ikibazo, ufite madeni akubuza ibitotsi, sibyo? Noneho wambaye umutwaro, ariko ntabwo ukwiye kuzagenda umuntu wese w'umutwaro. Ushobora guha umutwaro abatazi urwego ruhari. Noneho nkabimenya, noneho nkagenda. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Kubera ko niya Mana yeretse Yakobo urwego itibimenya. Mu izina rya Yesu ndakweretse imyenda ya muze Jerome, ariko ndazi kutayifite. Ndakweretse imyenda ya muze Jerome. Mwami gira icyo ukora, tabara. Wishuri imyenda wa mugore umupfakazi mu gihe cyande cy'umuhanuzi nde? Elisa. Amen. Mwarabisomye. Uri Imana ifite inzira igihumbi. Mutabare, umwereke ko wamumvise, umwereke ko uri Imana yo kwizerwa, ureke ko uri Imana itabara abayambaza. Mu izina rya Yesu ndagushima ko bikoretse, nkavuga amen. Noneho kugira ngo Imana igufashe kwizera ko ukwiye kwemera ko bikoretse, Imana yise ihishura mekanizme ibinyuramo. Nuvuga ngo akanya abamarayika ubahaye akazi, bafashe rero yakori yawe, bafashe rero butumwe, sibyo? Bazamutse rwa rwego no ku Mana. Okay? Noneho Imana irarebye, Imana irabategetse uko bari bubikore. Nimba bayavana he? Ibyo ntabwo ari byawe. Wowe uzabona gusa ibintu bikemuka. Uko byakemutse si byawe. Ayubise. Mekanizme rero hagati y'umuntu asenga mu izina rya Yesu hamwe n'Imana, kugira ngo Imana yakire amasengesho yawe, Imana izane igisubizo, yashatse kugufasha ngo wizere yuko hariho ministeri y'abamarayika bari ku isi bakatabajyana, hanyuma bakagarukana igisubizo. Iyo niyo mekanizme. Twebwe ni duhanga amaso mekanizme, duhanga amaso Imana. Haleluya, muri Yesu Kristo. None mirati, si byiza gusenga rero? Si byiza gusenga? Amen. Ukisengera ugasengera n'abandi, kuko urazi ko biza gukoreka. Hari urwego, hari abatojwe kurwurira no kumanuka, abamarayika b'Imana ku bwawe. Piga amagofi ukabona Yesu Kristo. Iyo nekereje ibi nsengana courage. Nsengana courage. Kada. Personne ne peut me décourager. Uru rwego ntabwo ari warushize ngo uruvaneho. Sina Satani. Sini dini runaka. Ni Imana yarushizeho. For me, for you, for us. Kandi wumvise ngo iyo umaze iminsi udasenga, nimba udafite ibibazo abandi barabifite, basengere. Ni ukuvuga ngo iyo ducecetse nta kintu tuzamura ku Mana, nous mettons les anges au chômage. Dushira abamarayika muri chômage. Iyi ni realite. Turashaka rero guhera ubwezi Yesu azagarukira kutujyana, yuko ntabwo tuzigera twemera ko abamarayika bashomera. Tugiye dutangire tubakazi kanyako. Na niyo mpamvu nabasabye ubushize batari bari hano,
mu gihe tutarahura nk'itorero mu masengesho yo kwiyiriza, umuntu wese narebe mu cyumweru yifatira umunsi umwe awugira umunsi we wo kwiyiriza asenga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ugira umunsi wawe. Niba binyemereye umunsi umwe gusa, kuva mu gitondo kugeza nimugoroba wiyirize usenge. Niba ntabyo ufite usengera wowe, hari ibindi ukwiye gusengera. Ukwiye gusengera umurimo w'Imana, usenga itorero ry'Imana, ugasengera amahanga, ugasengera ibintu byose Imana ikwereka gusengera. Haleluya! Kugira ngo abamarayika bakore akazi kabo, rwa rwego rushobore gukora. Hari ibisubizo byinshi mu ijuru bitegereje ku ngorane ziri mu isi. Bikeneye ko hagira umuntu azamura abamarayika kuri rwa rwego kugira ngo bamanukane ibisubizo. Uhereye none rero ntuzigere ureka abamarayika ngo bashomereye. Ukora akazi kugira ngo Imana itabare. Haleluya! 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 Hari abandi bantu ngo bo ntago bajya basenga ngo barasengerwa. Pfa muri abo. Iyo wena kabazo ari cucu Nyamirambo ngo kanaka ni wajya yumvirwa. Ni urwego barumuterekeye we gusa. Ibyo birababaza Imana. Urwo rwego ntabwo aruguriya, suguriya, sugwa pastor uriya, sugwa apotre uriya, sugwa prophet uriya, nibiki byose. Urwego n'urwawe nanjye. Kandi abamarayika bategereje ko wowe ubaha akazi kugira ngo Imana itabara isi. Ntuzavuze jewe ntabwo ndi umunyabyaha rwose, ntabwo Imana yanyumva. Ninde mukiranutsi atari Yesu? Ugukiranuka Imana yemera ni kwa Yesu Kristo. Kandi ngo niwe yaduhindukire kuba ugukiranuka guturuka ku Mana. Tangira wowe ubwawe uvugane n'Imana. Kuri rwego nico Imana yarushiriye. Numara gupfa uzasanga warataye umwanya. Kumbe nari mfite amahirwe ntigeze nkoresha. Ibibazo muri muragona nabyo hano. Aka kanya mwabona igisubizo. Mwabona Imana izana igisubizo cyihuse. Bira ibibazo uri afite. Wabona Imana izana igisubizo cyihuse. Nari mu Imana ivuga ijambo ritari ryo. Noneho na Yesu ubwe yararihamije yuko ibyo Yakobo yeretswe ni jyewe yerekwaga. Kuzanyuza muri jyewe amasengesho data azasubiza. Duhaguruke. Haleluya. Haleluya. Umutwe w'iri somo uravuga ngo hari urwego rwakugeza ku Mana. Hari urwego. Haleluya. Yesu ni rwego. Dushima Imana kubw'urwo rwego. Hanyuma dutangire rero turukoreshe by'ukuri. Haleluya. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira yuko washize urwego ruhuza isi n'ijuru. Ntabwo ari idini, ntabwo ari za filozofi. Yesu watubereye urwego tunyuzamo ibyo tubwira Imana, Imana ikarunyuzamo ibisubizo byayo. Reka buri muntu wese amenya ayo mahirwe Imana yamuhaye yo kuvugana nayo. Icyaha cyadutangundukanije nawe kitujugunya kure yawe, ariko kubw'urukundo rwawe ntabwo wadutereranye. Washizeho urwego rutuma twongera kuvugana nawe, twongera Mwami kuguhamagara muri iyi si y'umwijima ugatabara. Turagushimira ko abamarayika batabarika watumye mu isi kudukorera twebwe abazaragwa agakiza. Mwuka wari udushoboze kumenya uko kuri, kugira ngo nidusenga mu izina rya Yesu twizere yuko twumviswe mu ijoro, kandi twitege ko Imana isubiza. Umugisha ubwoko bwawe buri umuntu wese Mwami, utangire kumugira umunyamasengesho mu izina rya Yesu. Atangire kumenya ko yumva mu ijuru, kumenya yuko Imana iyo yihamagaye mu izina rya Yesu mwumva, kandi ibyo yayibwira nta kabuza Imana irasubiza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwami, ndakweretse buri muntu wese hano na biriya bimuhangayishije mu mutima we, na biriya
bimuhagaze imbere, na biriya yibaza ko bidashoboka. Mpagaze mwami aho urwo rwego ruri, mu izina rya Yesu ndazamuye mwami izo ngorane zose, ndazamuye mwami icyo kibazo cye, ndazamuye mwami ibyo byose bimugose, byose bimuremereye, ibyo byose yumva ko bidashoboka. Mwami ndabizamuye imbere yawe nk'uko iri jambo rivuga. Manura ibisubizo, manura mwami gutabarwa kawe, manura imigisha yawe binyuze muri Yesu Kristo. Manura mwami igisubizo cya nyacyo kandi kigire signature yawe ko ari wowe wagikoze, mu izina rya Yesu. Wizera muri aba abona igisubizo kije kuri we, mu izina rya Yesu. Nimba ari indwara abona itumuka, nimba ari ubukene abone butumuka, nimba ari gereza y'ibyaha arimo abona isenyuka, nimba ari ibibazo bitandukanye mu muryango we abone bikemuka, nimba ari ibibazo muri bizinesi abone bikemuka, nimba ari ibibazo mwami afite by'abantu bamubangamiye abone bikemuka, mu izina rya Yesu Kristo. Akira igisubizo kimanuka kuri urwo rwego gituruka ku Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen, amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana natwe twese. Amen. Shalom, shalom. Uraza kubona igisubizo cyihuse, uraza kubona gukora kw'Imana. Genda ushima Imana.